Uyu ni umuhango wari wahuje abayobozi n'abakozi b'icyiciro cya politiki n'ubutegetsi rero bikajyana n'ubuyobozi bwa FCM 23. Umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Bwana Corneille Nangaa yatangaje ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kikomeje kugenda igaragaza ubusumbane. Avuga ko Kinshasa ko nta leta rwose ihasigaye ko cyangwa se nta leta ihari, ndetse anavuga ko urugero bakomeje kugaragaza ko ari urwo kuzana impinduka ku butaka bwa Congo nshya, ndetse ikaba Congo izahindura ubuzima bwa buri munyekongo. Iyi nama yari imaze iminsi bikajyana n'imyitozo n'amahugurwa y'abayobozi cyangwa se capacitation, yari igamije gutegura ndetse no guha imbaraga abakuriye inzego z'imiyoborere mu bice AFCM 23 igenzura, aho bavuga ko bazakomeza nyine gushyira imbere umuturage, icyo ubuyobozi bwise nyine ngo Congo Libre cyangwa se Congo yamaze kubohorwa. Nibo abo bayobozi bari bahuriye muri ayo mahugurwa. Iyi session yarangijwe ku munsi wo kuwa gatandatu ni mu mujyi wa Goma, ni mu birori byaranzwe n'amagambo akomeye cyane y'ubuyobozi ndetse n'inyigisho zijyanye n'ubuyobozi, umutekano ndetse n'imiyoborere mishya. Ahanini turaza kwibanda cyane ku magambo Corneille Nangaa yavugiye muri uyu muhango. Ni mu ijambo rero rye rya nyuma yagejeje ku bitabiriye uyu muhango ndetse n'abari bawusoje. Corneille Nangaa yavuze amagambo akomeye cyane asobanura uko AFCM 23 ibona imiterere ya politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mubwo ngubwo yatangaje ko nta gisigaye mu nzego z'ibanze za leta, ingabo, polisi, ubuyobozi n'ubucamanza, ndetse ko perezida wa Repubulika kuri ubu ngubu asigaye mu izina gusa. Akagaragaza ko nta kintu na gito kigihari i Kinshasa usibye kuba Repubulika yose isa naho yamaze gusenyuka. Yemeje ko uriya murongo wo gusana igihugu ndetse no kongera kucyubaka kari intambwe itazigera ihagarara. Akavuga ko nyine bagomba gukomeza kuribera cyangwa se kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugera i Kinshasa n'ahandi hose batari bagera. Yongera kubateguza babwira ko vuba cyane rwose AFCM 23 kiri mu nzira. Yihanangirije abayobozi n'abakozi bahinduka ababaye abajura cyangwa se abakomeje kugenda bagaragaza imiyoborere mibi cyane mu bice byabohowe na AFCM 23 cyangwa se Congo Libere. Ababaza rero ko bagomba gukomeza gushyira imbere imiyoborere ya Kinshasa cyangwa se niba bagomba guhinduka bakaba noneho abakozi bagendera ku mategeko n'indangagaciro za AFCM 23. Sibyo gusa, yanavuze ko AFCM 23 atari umutwe w'ingabo gusa, ahubwo ko ari umushinga w'igihugu. Ni mu rwego rwo gushyiraho inyubako nshya y'imiyoborere, bagaharanira urubyiruko rw'abanyekongo ruzaba rushyigikiye ubutegetsi bushingiye ku mategeko, ubutabera ndetse no kubana mu mahoro. Corneille Nangaa yasobanuye ko icyerekezo cyabo ko kiri mu gukomeza kwigisha ndetse no guhura n'abayobozi batanga za serivisi, kuzahura urwego rw'ubuyobozi, gusubiza mu buryo buhamye imikorere y'ubuyobozi bw'uturere, ndetse no kugarura ubutabera n'imiyoborere ishingiye ku gukomeza gushyira ikiremwamuntu imbere. Uyu muhango AFCM 23 yasoje ara mu mujyi wa Goma. Abanyamuryango b'iri huriro rya AFCM 23 bavuze ko bazateza imbere umuco wo guhura, kwigisha ndetse no kurengera imyemerere y'ubuyobozi bwiza. Ni mu bantu bayoboka iki gikorwa. Ibyo rero byanagarutsweho cyane mu rwego rwo gukomeza gutegura abayobozi b'inzego z'ubuyobozi n'abayobozi bashyirwa mu nshingano z'imiyoborere. Ntabwo ari byo gusa byagarutsweho muri iyo nama, ahubwo Corneille Nangaa yemeje ko mu bice byigenga cyangwa se mu bice byose bigenzurwa na AFCM 23 ko hari intambwe zigaragara mu kubaka inzego z'igihugu, aho yavuze ko bubatse noneho ingabo z'umwuga, hari polisi kuri ubu ngubu igenewe abaturage kandi ikora kinyamwuga bitandukanye n'iyahahoze ya Kinshasa. Ati hari ubuyobozi bw'inzego rusange kuri ubu ngubu twavuga ko busangiye umurongo umwe wo gukomeza kubaka igihugu, ndetse anagaragaza ko abo basoje amahugurwa cyangwa se imyitozo nabo ko bagiye gukomeza gutera ikirenge mu cyabo ngabo bari basanzwe bayobora neza. Ati kandi hari ubucamanza bwatangiye gusubizwa mu bikorwa. Aya ni amagambo yagaragaje umwihariko w'ubutumwa bwa AFCM 23 ko intego yabo atari intambara y'igihe gusa, ahubwo ko bijyana no kubaka igihugu gishya mu miyoborere ndetse no mu mutekano.
ni mu rwego rwo kwerekana isura yo gukurikirana imibereho y'abaturage. Kuri uyu wa 26 Nzeri 2025 delegation ya AFC M23 yari iyobowe na Colonel Nanga n'umugaba mukuru General Sultani Makenga, cyo kimwe rero n'umuyobozi wungirije Colonel Nanga Bertrand Bisimwa basuye ibitaro bya rusange bya Goma. Inkuru yashyizwe ahagaragara na Bwana Lawrence Kanyuka n'umuvugizi wa AFC M23 ku rwego rwa politiki, yavuze ko iyi gahunda yari igamije kugaragaza icyubahiro ku bakozi b'ubuzima cyangwa se abaganga n'abandi bose bakora mu buzima, ndetse no gukomeza kubashimira ku bwitange budasanzwe mu murimo wabo. Uyu musanzu wo gusura iri vuriro wagejejweho ubutumwa bwo gushyigikira abakozi b'ubuzima, kububakira ubushobozi ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ibyo AFC M23 ivuga ko ari bimwe mu by'ingenzi ni mu mishinga yabo yo gukomeza kugarura icyubahiro cy'umuturage. Hanyuma rero ubutumwa bwa Colonel Nanga mu gusoza aya mahugurwa yabereye mu mujyi wa Goma, twavuga ko ari inkuru yari ifite intambwe ebyiri zigaragara. Hari ubutumwa bwa politiki bukomeye. AFC M23 yerekanye ko ifite gahunda ndende yo gukomeza gusimbura imiterere y'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose, igashimangira ko intambara ariyo gushaka impinduka gusa, ntabwo ariyo y'agateganyo cyangwa se ari urugendo ruzahoraho. Intambara niyo kugira ngo bahindure byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri ni icyerekezo cyo kwiyubaka. Ni mu magambo ya Colonel Nanga yagaragaje ibikorwa bifatika byo gushyiraho inzego z'ubuyobozi n'imiyoborere hamwe n'ibikorwa bijyana rero n'imiterere n'imibereho myiza, hari ukunga ubumwe, serivisi z'ubuzima, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero wenda tugerageje kubisesengura mu buryo bwihuse ariko tunagana ku musozo, impamvu z'imvugo zikakaye ni amagambo ya Colonel Nanga asobanura imyumvire ya AFC M23 yifuza gusimbura imiterere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bwo kuvuga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa n'iyamaze kurangira, bikajyana rero n'ubwiganze bwa politiki bugamije kwerekana icyuho mu butegetsi ndetse no gushimangira ko hari icyuho gikomeye mu rwego rwo kugira ngo buhinduke. Hari icyo bishobora kuba byaba bisobanuye. Ijambo ryo gutanga imbaraga mu nzego zizifashishwa na AFC M23 zari zisoje ayo mahugurwa birongera kwerekana ko AFC M23 ikomeje gushyira imbere ibijyanye n'imiyoborere yita ku baturage, aho kuri ubu ngubu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara M23 yashyize imbere ibijyanye n'amahugurwa ndetse no gukomeza guhugura abasirikare, abayobozi ba politiki ndetse n'abagisirikare mu rwego rwo kugira ngo akazi gakorwe neza kandi umuturage akomeze gushyirwa ku isonga. Hanyuma rero bifite izihe ngaruka wenda uko AFC M23 igenda ishyira mu bikorwa gahunda zayo, ni nako bigenda bigira ingaruka nziza ku mibanire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibice bigenzurwa na AFC M23 ndetse n'abaturanyi babyo, ni ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku bikorwa by'amahoro mpuzamahanga muri rusange. Tugana ku musozo rero, uyu muhango wo gusoza aya mahugurwa ya AFC M23 muri Goma waranzwe n'amagambo akomeye cyane y'umuyobozi Colonel Nanga agaragaza icyerekezo cyo kubaka Kongo nshya ndetse no gushyiraho inzego z'imiyoborere n'umutekano mu buryo bukomeye mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ibi rero byavuzwe mu gihe delegation yabo yasuraga ibitaro bya Goma, biragaragaza ko ari imwe mu nkingi za politiki yitwa gushyira imbere umuturage cyangwa se umuturage ku isonga. Ibi byose rero bizakurikiranwa n'imiryango mpuzamahanga. Ibi kandi bizakomeza kuba mu gutanga umugabo ku bihugu bitandukanye, haba ibyo mu karere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga kwa AFC M23, kabone nubwo bakomeje kuyita umutwe witwaje intwaro, ariko kandi ko ibikorwa byayo bitandukanye cyane nuko yitwa. Izi mpinduka kandi zishingiye ku mbaraga za gisirikare n'imiyoborere mishya bishobora guhindura isura y'igihugu mu miterere y'igihe kirekire. Inkuru ya nyayo izashingira ku gukomeza gukusanya amakuru y'ukuri, kugenzura ibyatangajwe no kwemeza neza uko izi gahunda zizashyirwa mu bikorwa, ni mu nzira zitarimo ihohoterwa ry'abaturage cyangwa se kudindira ku butegetsi bwemewe n'amategeko. Muri rusange rero ni ibingibi twagarukaho ku bijyanye n'inama Colonel Nanga yayoboye hari mu mujyi wa Goma ubwo hasozwaga amahugurwa, ni ku bayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abandi ba politiki muri AFC M23. Muriyumvira neza amagambo Colonel Nanga yatangaje, ariko kandi hanabaho igikorwa cyo kujya gusura abarwayi ndetse n'ibitaro bareba imikorere y'ibyo bigo bitandukanye.